ubona umwana hano ku gipangu ugahita unzanira mu rugo ntabwo ari ibintu bisobanutse. Kaduhamagara ubuyobozi tubimenyeshe ubuyobozi, nibiba ngombwa bamujyane muri arufesi. Ariko se wowe uri mu biki? None ariko sheri uri mu biki ko ubuyobozi bw'iki? neza. Hamera neza sheri. Ese ikibazo ufite ni ikihe ko nzi ko kayinda so tuzakora iki? nanjye bimaze kunjanga none agasuko umwana wanjye wiga umwana wanjye nawe bazamutwara. Aya sheri kamubwiza ukuri njye bura mfite icyizere. None se sheri wacinye wowe ibibi byanjye wabyemeye umuryango wawe ko kumfata ute? Yabigeze ku muryango biranshaka bahora n'iki ejo ndi nkubitanye na mukecuru arabiza mukecuru rero uraba bakeneye abuzukuru agira gutya aranyicaza ati mungu wanjye ndashaka ko tuganira nabwo nta kibazo ati rero njyewe mfite ikibazo n'umukecuru ndamubwira nti se ikibazo ufite ni iki? Ntabwo uriya mugore wazanye umugore utabyara umugore utagira ute ati numva agahinda karanyishe mva ndababaye ariko nanga kumubwira nabi ko ari umukecuru. Ariko ntabwo bikwiye kuba ikibazo sheri, nta nubwo dukwiye kubitindaho cyane kuko icyambere naguhisemo avuga ni twarakundanye ngomba kugira umugore wanjye. Nta mpamvu yo kugira ngo rero iyo umuntu yemeye kubana n'umuntu ibibazo byose bivutse arabyirengera. None se sheri basi ntiwareba n'umugore utera inda basi wowe ukibyara? Aya reka nkubize ukuri pe ibyo bintu sinabikora sinanabirota. Nukuri ndabigusaba basi wewe ubyariye ngenda maze kumenya ko ari byo mfite ikibazo wowe uri muzima. Reba sheri buriya ureba igisobanuro cy'urukundo ntabwo umuntu umwe nimba agize ikibazo wamutererana
njye njya nsoma Bibiliya nkareba imirongo niyo ndi gusenga batwigisha ko iyo ikintu kivutse mu rugo mugomba kukihanganira. Reba Sara yabyaye afite imyaka ingana. Ese birakora ibya Bibiliya? Ariko birakora ntabwo bishoboka. Sinshobora gushaka umwana hanze. Nshaka gukunda pe. Urankunda ndabizi pe. None se Sara we ntubuze ko yarambiwe akabwira Aburahamu agatera inda umuja. Ashaka umugore utera inda ndabikwemereye. Wapi? Apana, ntabwo bikunda. Ngewe tuzabana uko twabyemeranyijwe yaba imbere y'Imana n'amategeko. Siko bimeze. Byo kumwuce ku ruhande hirya hino yigumba mbabona nanjye nkumva nk'umugabo nyine ndashaka kana. Ariko niko duhagije turimo kureba. Isuko n'ibyishimo tutabifite. Kubangamisha wanjye. Amba mubwiza ukuri. Ngewe n'ejo bundi nahuye na wa mugabo bita Kayibana bashaka kubizana ngo uriya mugabo umutunzemo iki n'ivaze. Ambwana mu gitondo n'ibyo mu rugo. Ayo magambo y'abantu niyo mpamvu ariko Imana yamuhaye ikigoko. Ariko kariho karavuga. Natanagisha batazabwirisha. Ajya niba abantu iki inyanya za desa, intoryi, indagara. Ati nawe nibagiwe. Wakireko. Kandi noneho ni iki? Ngaho Alo, umeze gute? Bya bintu maze kubikora ariko ndumva mfite ubwoba pe. Ndumva nasubira nkajya kumuzana. Oya nukuri mfite ubwoba. Uzi ko namusizeyo nasubira nkamugarura nkongera nkamusirirayo. Mbese kumusiga byari byananiye pe. Ubu sinzi Imana we ndumva nasubira nkongera nkamutora nkamuzana basi. Kuko ndumva mfite ubwoba. Sinzi noneho nimba ndi bunasinzire. Nago nakubeshya pe. Hoya we nakarebaga nkumva kugasiga biranze nkumva Mana we. Nubu ndumva umutima uri kundya. Subi ibintu nzabyibagirwa koko. Hoya we umva umutima uri kundya urebye ukuntu ubu ngubu umeze. Mana we. Bega kana kakaziranenge kari keza none ushaka ari kari kunsekera. Ina lillahi masoni. N'umwana ni iki? Auzu billahi. Mabusha. Boss akusibira n'ubare bo bari mu. Mabusha. Chakumana abahungu b'iki gihe. Nimbwa rubebe. Naho batandukanye na zino zigenda zimoka. Ye baba we bazi gutera amadagusa. Nimbwa nukuri kw'Imana ndabatutse. Reka nta kirimo. Bega basore. Mba nge numiwe karakana. Nkuko nakana barakaziranenge. Ndacyafite ubwoba nubwo ndi kubivuga pe. Mana we. N'umutwe uri kundya. Ndimo ndababwira. Mwebwe muze murebe. Izina ry'Imana do. Njyewe mwebwe mutebuke mwebwe muze bereke. Mwebwe muze bereke. Ngiye mukizana ndimo ndababeshya.
mbonye umwana n'izina ry'Imana ndagapfa nona do reba 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 uyu nguyu urabona atari umwana nibyo mba ndimo ndababwira mabusha reba neza reba ayiwe ni umwana reba ngiye mukoze urumva arananyeganyega urumva akuhave wowe reka uwo mwana wawe ujya rateterura wumva urumva ngiye nibyo ndimo ndababwira urumva mabusha rero uko nari n'inzoga uzi ko wajyanye n'uwo mubyaye ako numva ufite ibikabyo byinshi sha n'uwawe oye njyewe wapi none ko numva wahinze cyane warushije abantu njyewe urumva kwako nimwe ari munumye ngo ninjye njye kugura inyanya intoryi hari mabusha rero numye manavuga njyewe ndaje ngiye gusohoka hano gutya aho ndavuga ni se ibindi biki biranga aho se Imana yatumanukiye ni marayika Gaburiyeli ni ajya undi ninde marayika Gaburiyeli urumva banavuza ni niba ari umwana niba ari iki none reka ngenze mbahamagare mabusha reba kana keza kaswingingi mabusha ahubwo tumujyane mu nzu nyine ibeta aza kumwica ako noneho nese ubu ibyo mutoraguye byose no guhita mwirukanya we boss naga ari kumutoragura rega n'umwe n'Imana ibiduhaye nk'akazi bari kugutwara rwose shako ntishoboreye ikiyede umwana wamenyere gukora kuri surima ntabwo biriya bintu ntabwo nabyiteze biriya bintu bye biravuna bya danje ahubwo wowe shaho dore umeze neza ubu utudorari se uzajya umvunguriraho utudorari nk'umuntu uzaraboro we nimara kugerayo cyangwa amagambo ati byaranze icyaha byakunze ko ahantu wigeze ntabwo byanga ko njye ariko ntari yewe hari ikintu nshaka uriya mushinga twari twatangiye urabona ko ukomeza ibintu byo kuvuga ngo nubwo ugiye uriya mushinga ubona gusa ningiyeyo bikanga nazaza mpungira kuki ariko wabonye ko n'undi zatangiye kwicwa n'umuraramo tugomba kuzishakira veterineri ntihariyo ni veterineri buriya akazivura kuko ese ubwo ngubwo zatangiye gupfa urumva n'undi byanga byakunda tugomba kuvura ariko nanone tugomba kuyongera iriya nzu zirimo hari ahantu niho hatowe ibyo kubwimo uwo mwana umukuye mabusha ngenda nyine urumva babizi ko umwana mumbwiye ngiye ngo nijye kugura ibishyimbo ku muhanda ubu ngo ngenda giye nsohotse nimara gufungura igipangu agana yanjye ndebye gutya mbona hagiye ikintu cyo gishura mbona umuntu ari mwene muntu gutya noneho ndavuga ni se ndimo ndarota cyangwa rero ku rwego narakazuba mama uswe nagakoko reba boss urumva ngiye mbazanye umwana urumva ari umwana ahubwo mana ushimwe uhabwa icyubahiro warebye amarira narize warebye umubabaro nari mfite Imana ishimwe nta kindi ngerekaho hanyuma nkubaza ni ryari bagutuma guhaha hakugira ngo ibyo uzanye ibyo uhashye ukazanira abana bakongeje umwana cyane sesheri ntabwo ibi bintu byishimiye wowe koko nyine rata boss urabona uyu mwana atarakenewe hano rata boss gereka umugore none nabaranyumije gereka mubwire umva rata nayo mahasho aho ngiye ngomba kunyongera ko n'ubundi ntabwo mwaraze n'ijye mwana ngiye nyine mwari mufite ahubwo si kibazo mubagiye kwita nzi hanyuma nyina w'uyu mwana ari he kandi icyo muzazanira mu rugo nge ntabwo nge none mama wari he mama we ntawe ntabwo wumva ikinyarwanda ariko mama we yaboneka ataboneka nge ndishimye we nge ndagiye musanga hariya ku ntuza hariya kuri gate ariko noneho ndumiwe dore nge ndagiye musanga hariya kuri gate mutavuga ngo reka bahamagare muze murebe hanyuma igisobanuro cyo gusanga umwana kuri gate bivuze kuhita uteruka ukanzanira mu rugo
kuki nyine utakumva ko yaramurambitse aho ngaho agiye nko mu bwiherero nyina nashaka agenda uretse gato witonde ni hatoya bya danje nyine kambanze mbona ibiceri ari gihe nshobora no kugerayo nkahita mpitana umuzungu ubwo uzanye byandi byo ubwo tuzategereza wagezeyo nyine urumva ayo mfite ngiye kuyaguramo ibintu nzajyana gukatishamo itike y'indege urumva nyine ni ibintu bigoye ariko nkigerayo ku mushahara wa mbere kuko bazama avance nkigerayo ni rikritoma nibyo nzahita uri umukinnyi bazama rikritoma nkigerayo nzahita nkwereza uhita ubivugurura ntari nigese ko ntari bindi abantu n'undi nkomeje biriya ndumva ntari bi ahubwo se wa muntu mukundana yishimye ewa naraza kundeba ako nawe mbwe ntabwo byamushimishije ukora akanyuma umukorere oya ntabwo uzi ko nakijijwe njyewe shabye ware wa muhungu we ndabazi ako nyine twarabivuganye ntabwo byamushimishije nyine kwangiye kugenda ntabwo byamushimishije urabizi nawe bakeka ibindi avuga ati ningira akana agahita abona y'abandi uzibeshye abera ahubwo ni ukukurogesha ukahita ugaruka warabaye umusazi bari abantu ari muri biriya bihugu ari igihe ushobora no kujyayo ushobora no guhindukira kuno umurebye bakakwica ubwo ugiye kujya mu bihugu by'abarabu ni bihugu by'abarabu bizi nta mukobwa wawe washakana n'umuntu wundi atari muri biriya bihugu ko nanjye ntigitire mani dore sinjye uzapfa nturi indege nubwo nagenda muri drone ariko nshaka no kugira bakambwira ati se ko twaburaga undi mbaye kure rwose nkahita nkukorera inkoko ni ukwita ngurisha wazisigira ababyeyi ababyeyi se dushobora hari ahantu hari igihe ujyaho bigakunda ari igihe bigeraho bikanga byanze twaza duhungira kuri za nkoko twasize ko tugende maye tunywa kanyuma n'ubundi tugende tugiye tumere nk'abasezera nko gusezera nurangiza ugendere n'umwana wawe urumva namusezere mu bwacu ngubu ewa ubundi tugende witonde reka nkubuze ibyo uzanzanira nzamenya bifata agutumye guhaha urinjiranye umwana ukora turakoze kuki udasatse ahantu kutamurangishije ngiye urumva ikibazo nuko ashaka kuzahita nsimbura kandi ngiye warumva ntabwo azagusimbura humura bose ugarika mubwira urumva mva nkubwire amagambo ndimo kukubwira ni wowe mbwira sheri nukuri reka ahubwo Imana nukuri yadushubije itonde Imana yadushubije yagushubije iki yagushubije iki umwana pe kuki wumva ko uyu mwana ari wo baguha Imana iguhaye kuki utakumva ko ari umuntu murambitse ari ubu mu kanya araza akamubura usiba ari bugushinze ko wibye umwana ukamunzanira mwana nigeze niyo mwana nigeze niyo hanyuma se ni gute umbwira ngo uvuye guhaha ngo nsanze umwana ku gipangu uwo mwana hari ubona ubwiwe n'iki ko bamusize aho ngaho umuzana nyine ngiyewe ndasohotse reba rugo reba hepfo nta muntu uhari mbona umwana ndavuga ngo wasanga uyu mwana wenda ari n'Imana yamumanuye irangije iraje mutekanye ubundi sha ureka nkubaze uyu mwana ntabwo bamubyara umwana nkanjye n'urundi nanjye umwana yabyara genda tunganye cya cyumba ariko none tunganye ya beriso mwana wanjye z'umujyana ndetse mbanze gake mubwire ntabwo ibi bintu ntago aya makuru nge ntayamana gutya mbira mu bwawe sibyo ubona umwana hano ku gipangu ugahita unzanira mu rugo ntabwo ari ibintu bisobanutse duhamagara ubuyobozi tubimenyeshe ubuyobozi nibiba ngombwa bamujyane muri arufesi ariko se wowe uri mu biki none ariko sheri uri mu biki ko ubuyobozi bw'iki